umuntu mbere yuko ajya gufungura urusengero ngo ajya kwiremba urumva nyine nakandi gashya kandi bajya bavuga ngo umuhini mushya buryo utera amabavu gusa kubizakira no kuba babyorganiza benshi urumva bizabagora hari n'amategeko menshi azabagonga bya bindi umuntu ajyaga gufungura urusengero akandikira wenda nk'ubuyobozi buri hafi aho kugira bakaza bizaba bigoranye ni ibintu bigoranye biragoye cyane ni ibintu bigoranye ni ibintu rumba ni ibintu bigoranye ariko numvise Minister Bizimana agaragaza ndetse anavuga ko mu iperereza ryakozwe ndetse no mu bugenzuzi bwabaye mu madini n'amatorero atandukanye mu Rwanda basanze hari amadini cyangwa se amatorero ashobora kuba ngo afite amoko cyane nkayo waba muvuga ubutumwa cyane mu nsonyo zigiye zitandukanye mu madini atandukanye hari ibyo wabuzi cyangwa se wabonye ibintu by'amoko bigaragara mu bakristo mu bapasiteri mu bavuga ubutumwa ibintu ngibyo ndetse n'abadiyakoni oya birahari cyane nkayo nyine urumva nagiye ngenda henshi cyane hatandukanye nagiye mbona byinshi urugero wenda nagiye numva byinshi hari naho uza kuhayobora ngo utameze nk'uko bashaka cyangwa se n'umugo bwoko bashaka yego bakakurwanya cyangwa bakakuroga utahava ukahasiga umutwe ugapfa nta mugira iki mu bigaragara ntago nahita mvuga ngo ibyavuze ntago ari ibyo ahubwo nibyo harimo aho byagiye bigaragara yego ara kuntu uvuze ati araho nageze nimba baravuze ngo nimutumira muze gutumira uwo mu bacu ibyo wabyumvise wicaye mu rusengero cyangwa mwari muri hanze nahantu numvise babivuga wari nyine wari watumiwe nk'umuvuga butumwa icyo gihe oya nje bari bagushaka kuzantumirayo sinanagiye ari nabwo abantu bavuga ngo nabo mu bacu ndumva nta mana ihari ndumva nta mana ihari kandi wumva icyo icyo bashatse kuvuga nahise nkimenya wumva bari mu moko ni mu moko niyo ugiye kubwiriza rwose utari ubwoko bwabo ngabo bahayobora ntago bafashwa urumva ni ikintu gisa nkaho kibabaje mu gisata cy'iyobokamana birababaje baba bisi abisi ko batazi imana kuko batazi gusenga ubundi Bibiliya avuga ngo abakera cyangwa itorero rya kera ryashyiraga hamwe bagahuza umutima bari umuntu umwe kuko n'uwamena amaraso n'umwe rero bigiye kuba gutyo bikaba Reyo na Aperi usanga icyo gihe bitabaye imana ahubwo byiswe politiki yego byiswe politiki urumva ko rero ari ibintu bibaje kandi biteye agahinda ariko se mu by'ukuri yenda nkayo wagenze mu matorero atandukanye ariko Minister Bizimana yagaragaje ko AR ndetse na ADPR ariyo madini yaje kuba n'undi yagaragaramwo ibyo bintu by'amoko wowe ibyo bintu wabyumvise muri hedini cyangwa se mu bigaragara ntuze kuvuga wenda izina ryaho riri cyangwa uvuga wabivuze ariko watubwira ngo ni irihe dini kuko urumva ko na leta yakoze iperereza isanga hari amadini afite ibyo bintu irya mbere akakurwa ugafata ari benshi bagiye bapfa abapasiteri abapasiteri nk'ubwo ushobora kugera nko ku idini runaka ukagera nko muri ako gace uturutse ahandi none bayoborwa n'umuntu wabo waho ngaho hafi aho niwe ubayobora ari ubayobora none nuza kuza wenda urugero uri mu bwoko badashaka kabiri uturutse kure sinzi naho nabyita umuvantara cyangwa se wenda reka mbyite mutukambari uturutse kure nyine mutari utaturutse muri uwo murenge barakurwanya bamara kukurwanya bwanaremba ugashyiramo n'uburozi kugira ngo bakwikize iyo utabaye ubwenge rero ngo usabe uvuga ati ngiye yangaha rwose bimereze nabi ngo bakwimure urahagwa hari n'abandi nagiye numva ariko ntabwo uri kutubwira nk'idini ryari ryo wenda hoye buretse nozo gushaka kwita nyirukansa kandi ndaza kurivuga biba ngombwa hari n'ahandi numvishe iyo bagutumiye baravuga ngo mudutumire wo mu bacu mu bacu uravugisha ukuri abase urasabana se
ndumva ari inkuru nayo yabije ari ishyashya gusa nyine ari ibyagiye biba ariko ntibapfe ntihagire abaza gupfa ariko niba bigezaho umupasiteri asigaye aryamana n'umukristo usanzwe bikaza kurangira umugore apfuye ni ikibazo gikomeye. Sinavuga ngo ntago basambana kuko aho bajya hose ntago nabandi kumwe nabo ariko nge ndumva umuntu umeze nk'uwo ntago ari umukozi w'Imana reka ndumva ahubwo ari nk'Imana yagaragaje ibyo bakoraga bikaba byagiye ku karubanda. Urumva isi muri byari ngo yameza amenyo isi yameza amenyo urumva rero tugeze handi simera amenyo nibimeza amenyo abayituye nabo irabamerera amenyo nyine niba ukoze ikintu witwikira umuhambaro we pasiteri Imana igiye kugira gutwikura ugaragara uwo ari we. Aha ibaze nka Eliya umugore wakamubeshya ati ngiye mu bukwe mu karere ka Kamonyi agasohoka Kigali ureba hanyuma ukajya kumva ngo ari Cyangugu. Hasi baranajya kumufata we ntabwo uranajya kumufata ngo ngiye kumushyingura ngiye numva byaba bigoranye ntajya kumufata ngo namushyingura numva byapo nabyahe mama w'abana se nyine yaba ari mama w'abana ariko ukumva icyo kintu ngo umugore wanyasabye uruhushya agiye mu bukwe urumva amaze kunsaba uruhushya ngagiye Kigali wenda dutuye hariya mu Nyagatare arenze Kigali agiye arya muri Nyaruguru ni Nyaruguru mu majyepfo agiye mu majyepfo arasambanya amaze gusambana arapfuye cyane umva ntajya kumuzana ngo mushyingure atari icyaha icyaha cya mbere yakoze yambeshye cya kabiri hari ubwo buntu twahawe icya mbere hari itegeko rihana ku muntu wasambanyije umugore utari wowe agaguha apfuye oya ikibazo yakoze ibyaha bingahe yakoze ibyaha bibiri icya mbere yasabye uruhushya rwo Kigali arenga i Kigali yabeshe umugabo we icya kabiri yarasambanye icya gatatu arapfa yaragiye gutanga ibye ntago nibyo se biziye gute sikaba yasezeranye n'umugabo urimo aravuga ngo yaragiye gutanga ibye kubana nawe ntiyasezeranye kudatanga ibye oya biba ari ibyo umuntu yajya avuga ati ngiye nubwo dusezeranye ariko unyemerere nzambitanga yego aha ari amajwi tugiye kuba twakwifashisha hanga reka nsemene dataze kuba yadushyiriramo maze tubashe kumva kuko numvise ko hari amadini amwe namwe agiye gufungurwa ariko kugira ngo ube wujuje ibisabwa n'ubundi kugira ngo tumenye neza ko ibisabwa byujuje by'ukuri ukwiye gufungurirwa uzajya ku irembo banze urebe koko ari byo ubundi wishyure maze ubashe gufungurirwa urusengero. Turaza guha telefone kugira ngo ukine aya majwi ushyire kuri ayo mikoro wegerezeho kugira ngo abantu babashe kumva. Yego. Rurakomorerwa mu zirenga 2700 zafunzwe mu mwaka ushize kubera kutuzuza ibisabwa. Na makuru yatanzwe n'umuyobozi mukuru wungirije wa RGB Dr. Usengumukiza Felicien mu kiganiro n'itangazamakuru ko hamurikwaga imirongo ngenderwaho kwivuga butumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda n'andi mabwiriza kuri 20 Kamena 2025. Intego y'imirongo ngenderwaho no guteza imbere imikorere iboneye mu ivuga butumwa no gukumira hakiri kare ikwirakwizwa ry'ubutumwa bushobora guteza amacakubiri urwango cyangwa bugahungabanya indangagaciro rusange z'abanyarwanda. Mu mwaka ushize RGB yakoze ubugenzuzi mu nsengero hafi 14,000 hafungwa 7,709 zari zifite ibibazo bitandukanye bishobora kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abazisengeramo. Yasobanuye ko insengero zakemuye ibibazo byatumye zifungwa zizafungurwa hashingiwe kuri imirongo ngenderwaho kuko ari izakuraho urujijo ibigisubizo kubifuza ko zifungurwa hashingiye ku marangamutima yabo gusa. Umuyobozi w'ishami rya RGB rishinzwe imitwe ya politiki na societe civile Kazayire Judith yasobanuye ko iki kibazo cy'imyubakire ishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage cyagaragaye ku nsengero harimo izatangirwagamo inyigisho z'ubuyobe izabirirwagamo amacakubiri ndetse n'iziyoborwa n'abatujuje ibisabwa mu rwego rw'amashuri. Yasobanuye kandi ko ku bufatanye na Irembo hakozwe uburyo bw'ikoranabuhanga buzafasha gusuzuma ibisabwa n'insengero mu buryo bwihuse kugira ngo ibisubizo bizihute. Iri koranabuhanga rizatangira gukoreshwa muri Nyakanga 2025. Kaziri yatangaje ko kugeza ubu nta muryango ushingiye ku myemerere ubwo n'amadini n'amatorero uramenyesha RGB ko bamaze kuzuza ibisabwa byatumye insengero zabo zifungwa. Yasabye abayobozi b'amadini n'amatorero gusuzuma ibisabwa bakabyuzuza kubundi ntakibuvuga ngenda cyamuvuga butumwa kandi n'ubundi abuvuga kandi naho ntajya mu rusengero insengero se umuntu avuze wavugira no kuri telefone turahamagara tukabwiriza nazo muzirahari nazo barazazifunga rero niba zifunga Imana izaca kandi kagira ntacyo bitwaye kuko icya mbere ntago tuzaturgushyira abantu mu kaga
kuri telefone umva ntacyo byabitwaye kibi nuko twaba tukugambanira igihugu cyatuvuga ibintu biterekeranye ari ugusenga no kuganisha ijambo ry'Imana tugahugurana tugahumurizanya kuko muri bimwe babazizaga harimo no kuba ngo munyunyuza abakristo mukabaka amafaranga kugira mu basengere amamiliyoni abo bafunze mu pasiteri ngo yatse miliyoni 10 aranazirya ni yanakora ibyo yagomba gukora hari n'abandi batandukanye bagiye ngo abo nabayoboye amadini twe twabaga badutumiye tandukanye umutumirwa na nyirurugo rero aravuga bikijyana kandi avuna umuhaka yongeza undi rero umuntu waje ari umushyitsi ntagamenye ibyabire mu gikari n'ibyakorewe aho ngaho uko abaje ari umushyitsi arahatagera rero abo kuvuga ngo barabanyunyuzaga ni ba nyiraho twe twabavuga butumwa cyakoze wenda nanone hari abagendaga bakagenda bapatanye kabati we ni muzuga bwiriza ngiye cyangwa kubwira ati ngewe nushaka kunyimiti cyari kunyemerere ngewe itiki ndaryishakira yego kandi ndi bukwemo yose turayagabana bari bahari ariko twebweho nyine abantu twahamagawe n'Imana turi mu muhamagaro ndetse turabavuga butumwa b'ubushake atari babandi bagahato b'ikiguzi babandi bari mu kazi twebwe naho twajyaga tutana amaguru tugatana amaguru tuvuye gusenga tugatana amaguru urumva rero twe nta kibazo dufite tubayeho n'ubundi twabayeho n'ubundi turiho kandi tuzabaho aya majwi yumvise uburyo basobanuraga uko n'ubundi amadini n'amatoro yafunzwe ndetse n'uburyo agiye gufungurwa nuko abujuje ibisabwa bagiye kujya baca ku irembo wowe ukimara kubyumva ibintu bifashe gute rero numva yaba ari ikibazo bibaye kuko yaba ari byo aya madini bavuze kuko yagiye agaragarwamo n'iki kintu cy'uko bagira ikintu cy'ingengabitekerezo cyangwa cy'amoko cyangwa cy'irobanura byaba bikomeye cyane byaba ari ikibazo gikomeye ku bantu bajya mu ijuru ntago bikwiriye wenda bakerura niba barabaye abanyapolitike twabimenya kuko ni igisate cy'iyobokamana ndumva ari ibintu bisa nkaho bigoranye cyane none ndumva n'amasengesho ahubwo atari buze kubishobora ndumva amasengesho yaje kubisubira ibyo bintu biragoye ahubwo icyo numva ndumva niba koko byaragaragayemo gutyo ko bafite ivangura bakarebye abantu bagize ivangura bakagira ahantu babagororera siko byameze n'ubagiye bagira ahantu babagororera kuko burya umuntu umwe yaravuze arabanga ikirayi kiboze iyo kitagikuye mu bindi kiboze ibindi ndumva abo bantu bagiye bagaragaho n'icyo kintu bakabakuye mu bandi bakagira ahantu bagororera kugira ngo wenda n'aya matorero cyangwa amadini ava icyo gitutsi niko numva nabivuga yego aha mu byo twumvise ntago bakomoje cyane ku by'amoko ahubwo bakomoje cyane ku bijyanye no kuba abujuje ibisabwa bafungurirwa isengero harimo kuba ngo harimo guca ku irembo ubu ngubu kwanza hine ku irembo nabyumvishije ku irembo urumva ntago ari igitangaza kindi cyaba kiwe wenda numva hisi igeze nyine ari kwishyura ku irembo kwishyura kugira ngo nimba wujuje ibisabwa koko hanyuma utangire urusengero rwawe rukore none se uyoboye ko nyine byose bisigaye bikorwa ku irembo mu Rwanda asuhuza cyane kandi mbifurize ibihe byiza n'umugisha mwinshi kongera kuza hano turi bazima nishimwe rikomeye cyane ndi kumwe n'ubundi na Prophet akaba umuhanuzi cyane byahamye yitwa Eliya Yesu ashimwe Yesu nahimbaza muraho neza muraho Eliya urakomeye ndakomeye aha nyaboneka rero nyarukira kuri rirarashe kuri subscribe kandi nyarukire no kuri channel yitwa Iramiro TV kuri subscribe ndetse uje no kuri Ukweli TV Rwanda biraza kuba byiza cyane kurusha maze Imana iguhereza umugisha woza kuba wabikora Imana igushyikire cyane nawe kumwe dusangira ibyiza muri Kristo Yesu ntago tujya kuri byanditswe byera ndi kumwe na Prophet Eliya karame rero ibintu byabaye isibaniro bivuga ko tumwango ryarahagaze utunzwe n'iki yewe maze uvuga utumwe rero ryari rintunze mfasha ari mwagenda bakaba amafaranga mu rusengero Allahu ujya ntibayagoye gutana amaguru da maze urumva waragendaga bakaba cyambere burya no gukora umurimo ibitunga umuntu byo ntago Imana yabibura ko iri kweje Imana rero uvuze ngo uzatungwa n'ivuga butumwa sha waba hasebye pe sindi uvuze ngo ivuga butumwa nibyo rigutunze bite n'ahantu umuntu abaragiye henshi abafite inzu ahubwo ntago yabagikodesha muri uyo mujyi urumva rero ko biri
ariko ngo hari ukuntu mu mwajyaga mubigenza none ngo mukabanza mukabaca amafaranga mbere yo kujya kubwiriza abo ngabo ni abapaganye nyine kuko babonaga bagenda bagatanga amakuru ngo mwanahagira bakababwira ngo muraza kwigisha kuri ibi ngo munahanura ibi ngibi ibyo urumva babaga bagiye mu kazi ntabwo bajyaga bagiye gukorera Imana ni handi haturetse ijambo rivuga ngo umusatuzi. Ubundi umusatuzi abantu bazi ko ari kuvuga cyane. Oya ntabwo ari kuvuga cyane umusatuzi. Umusatuzi ni wa wundi wazaga mu gapatana giterana akavuga ati ngenda kitanyishamo miliyoni cyangwa miliyoni 2. Ni nyabonamo turaza gupasura tugabane. Turapasura tugabane. Ni umusatuzi. Rero urumva abo baca amafaranga mbere cyangwa bacaga amafaranga mbere ntago ari Imana baga bari gukora ni ntago ari Imana deja urumva nakazi babaga barimo. Ubwo rero twabaga turi gukorera Imana aheshi na heshi kwagendaga n'amaguru kandi twaje gusenga muri naryo vuga butumwa nuko hanyuma rero ntungubu n'isanyiro zifunze tubayeho kanabona sa neza ntago nsa nk'umuntu urara hanze ntago nsa nk'umuntu ari cyagabanutseho warobyibushye cyane none warabuza amaturo ndabyibushe n'ubungu ahubwo nuko utari kundeba neza mpingikiye hari cyagabanutse oya ntacyo ahubwo nibwo nabyibushe oya kiriho gute kiriho ko mbere hari uburyo warubyibushemo abantu wenda cyo batabize ko twe turakuzi muzihe turakuzi waragabanutse kuko ahubwo kugenda mu nsengero zitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali mu turere dutandukanye ukabwiriza ubutumwa kandi aho wajyaga hose amafaranga make wakuraga byabaga ari 100 urumva mu by'ukuri rero nimba ugiye nko mu nsengero ebyiri ku munsi wakura nk'ibihumbi 200 ahubwo umunsi barazifunze ko nabona arakiza icyo gihe barazifunze aho bazimaze kuzifunga namwe murakena niyo mpamvu bamwe rero mugiye kwicwa n'inzara ahubwo numvise no binakaze se wamenya amakuru RGB yasohoye bo nagiye nyumva cara ku mbuga nkoranyambaga nabyumvishije mbese nabyumvishije byangezeho ngo gufungura isengero bigiye kuba hatari cyane abujuje ibisabwa bagiye kujya ngo bajya ku irembo barebe ibyo ari byo ko nta kandi gashya nanone bagiye ku irembo nta kandi gashya ariko abanze bishyure ni ibintu bikaze urumva ni ibintu bitari bimenyerewe mu gisata cy'iyobokamana ko wajya ku irembo tuzi ko wenda umuntu ajya ku irembo agiye gufata mituweli agiye kwishyura icyangombwa cyo kuri polisi agiye kwishyura perime kuko nanjye muri sashe niho nayishyuriye njya gukorera perime n'isubye ko ntayibonye ariko rero urashaka iki perime ya be y'imodoka Provisoire warayibonye Provisoire ndayifite niho na Provisoire niho nayishyuriye urumva rero mu bintu bije noneho by'iyobokamana kugira ngo umuntu mbere yuko ajya gufungura urusengero ngo ajya ku irembo urumva nyine nakandi gashya kandi bajya bavuga ngo umuhini mushya bujyutera amabavu gusa kubizakira no kuba babyorganiza benshi urumva bizabagora hari n'amategeko menshi azabagonga bya bindi umuntu ajyaga gufungura urusengero akandikira wenda nk'ubuyobozi buri hafi aho kugira bakaza bizaba bigoranye ni ibintu bigoranye biragoye cyane ni ibintu bigoranye ni ibintu urumva ni ibintu bigoranye ariko numvise Minister Bizimana agaragaza ndetse anavuga ko mu iperereza ryakozwe ndetse no mu bugenzuzi bwabaye mu madini n'amatorero atandukanye mu Rwanda basanze hari amadini cyangwa se amatorero ashobora kuba ngo afite amoko cyane nkayo waba muvuga ubutumwa cyane mu nsengero zigiye zitandukanye mu madini atandukanye hari ibyo wabuzi cyangwa se wabonye ibintu by'amoko bigaragara mu bakristo mu bapasiteri mu bavuga ubutumwa ibintu nk'ibyo ndetse n'abadiyakoni oya birahari cyane nkanyo nyine urumva nagiye ngenda henshi cyane hatandukanye nagiye mbona byinshi urugero wenda nagiye numva byinshi hari naho uza kuhayobora ngo utameze nk'uko bashaka cyangwa se n'umugo bwoko bashaka yego bakakurwanya cyangwa bakakuroga utahava ukahasiga umutwe ugapfa ugapfa atari benshi bagiye bapfa abapasiteri bapasiteri nk'ubwo ushobora kugera nko ku idini runaka ukagera nko muri ako gace uturutse ahandi none bayoborwa n'umuntu wabo waho ngaho hafi aho niwe ubayobora ari ubayobora none nuza kuza wenda urugero uri mu bwoko badashaka kabiri uturutse kure sinzi naho nabyita umuvantara cyangwa se wenda reka mbyite mutukambari uturutse kure nyine mutari utaturutse muri uwo murenge barakurwanya bamara kukurwanya bwanarembo ugashyiramo n'uburozi kugira ngo bakwikize iyo utabaye ubwenge rero ngo
usabe uvuga ati ngiye yangaha rwose bimereze nabi ngo bakwimure urahagwa hari n'abandi nagiye numva ariko ntabwo uri kutubwira nk'idini ryari ryo wenda hoye buretse nozo gushaka guhita unyirukansa kandi ndaza kurivuga biba ngombwa hari n'ahandi numvishe iyo bagutumiye baravuga ngo mudutumire wo mu bacu mu bacu uravugisha ukuri ngo mudutumire wo mu bacu abo mu bacu wo mu bacu nkibaza wo mu bacu ni uwuhe utari wo mu bacu ni uwuhe ko nzi ko Imana dukorera ari imwe Yesu akaba ari umwe Mwuka Wera akaba ari umwe n'igaburo turya ni rimwe nta bantu barya amagaburo abiri yego babivuze po kiganiro ndakihurira turya ari rimwe yego ko nta magaburo ko ntago ndabona ngo abantu banywa umutobe ababonywa amaraso kandi n'umuntu wigeze bashaka kwimigabura ngo ati mpereza amaraso sha nayasuri kumva ayo maraso kuri kwa nyuma nayaso bamwe imyigaburo hari bamwe imyigaburo ngo nyine urabona haje n'ibintu by'imvururu bamwe ati turagwagatse ntuzonya kurya igaburo araza mu rusengero aricara ku munsi w'igaburo ati ndarirya ati ndarya ngiye nubwo mwampagaritse muranyima amaraso nayaso niso yamenetse ngo muranyima bagiye kuri mucisha baravuga ati mpereza igaburo hano uranyima amaraso ya Yesu na amaraso ya so n'imigati ararya n'imigati aritamirira urumva rero nta igaburo turya ni rimwe n'ijuru tujyamo ni rimwe Mwuka Wera ni umwe numva nta muntu wakabonetse wakavuze ngo uyu ni wo mu bacu uyu si wo mu bacu urumva noneho urumva iyo ugiye kubwiza nyine utari wo mu babo nk'uko babivuga ubwo ntabwo bafashwa ntabwo bafashwa wabona bidahura kugeza ubu se wabimenye ute ntabwo mbizi ngiye ntabwo urumva ngiye ntabwo mbizi kuko nzi ko twese abantu bose ari abantu babimenya bati ubwo tuva amaraso amwe mbese ibintu byose ni bimwe urumva rero Yesu yaravuze ngo nta muyuda nta mugiriki mu bigaragara ntabwo nahita mvuga ngo ibyo yavuze ntabwo ari ibyo ahubwo nibyo harimo aho byagiye bigaragara yego ara kuntu uvuze ati araho nageze nimba baravuze ngo nimutumira muze gutumira uwo mu bacu ibyo wabyumvise wicaye mu rusengero cyangwa mwari muri hanze na hantu numvishe babivuga nyine wari watumiwe nk'umuvuga butumwa icyo gihe oya ngiye bari bagushaka kuzantumirayo sinanagiye navuga ati abantu bavuga ngo nabo mu bacu ndumva nta mana ihari ndumva nta mana ihari kandi wumva icyo icyo bashatse kuvuga nahise nkimenya wumva bari mu moko cyane ni mu moko niyo ugiye kubwiriza rwose utari ubwoko bwabo ngabo bahayobora ntabwo bafashwa urumva ni ikintu gisa nkaho kibabaje mu gisata cy'iyobokamana birababaje baba bisi abisi ko batazi Imana kuko batazi gusenga ubundi ibi biravuga ngo abakera cyangwa itorero rya kera ryashyiraga hamwe bagahuza umutima bari umuntu umwe kuko n'uwamena amaraso n'umwe rero iyo bigiye kuba gutyo bikaba Leon na Aperi usanga icyo gihe bitabaye Imana ahubwo byiswe politiki yego byiswe politiki urumva ko rero ari ibintu bibaje kandi biteye agahinda ariko se mu by'ukuri yenda nkayo wagenze mu matora atandukanye ariko Minisita Bizimana yagaragaje ko AR ndetse na ADPR ariyo madini yaje kuba n'undi yagaragaramo ibyo bintu by'amoko wowe ibyo bintu wabyumvise muri hedeni cyangwa se mu bigaragara ntuze kuvuga wenda izina ryaho riri cyangwa uvuga wabivuze ariko watubwira ngo ni irihe dini kuko urumva ko na leta yakoze iperereza isanga hari amadini afite ibyo bintu irya mbere wenda ntabwo nyine numva kubivuga bitaba ari sawa ariko kubivuga nta kibazo urumva gusa yari ntayo nzi kuko ntayisengeramo wenda nambaye narumvishe bari kubivuga ariko numvishe ahantu babivugaga mu gisate n'urusengero rwabaga ahantu ntavuze ariko muri Kigali ariko rwakundaga gusengeramo abanyamurenge ahandi naho nagiye ngasanga
bafite amoko cyangwa se kwironda cyo kwironda kandi bura ntago ari byiza kwironda ntago ari byiza nta nubwo ari sawa no rusengero mu majyepfo ntabwo ndi buzuvuga aho ariho naho ruherereyeho rwose nabonye bafite ikintu bita ari ibintu ubona nk'umuntu mukuru uruhe nyine rw'abaki uretse ariko ari ibintu ubona nk'umuntu mukuru ukabona ko aho hantu bafite kwironda cyangwa usa nkaho erega buriya ibi bintu buriya kwigisha ijambo ry'Imana twigisha ijambo ry'Imana tukarikurikiza burya ikintu tubereyeho abantu benshi twebwe dusenga tubere kugira ngo dukize abandi bakiri mu bintu nk'ibyo by'amoko ntabwo twakagaragayemo amoko twebwe turi kubwiriza abandi ngo bayavemo kuko Yesu ni urukundo nicyo cyamuzanye Bibiliya yavuze ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagize ute atarimbuka bwa bw'ubugingo buhoraho rero nkatwe twigisha ntabwo twakabibyamo abantu urwango ngo kana kamwange ni ubwoko n'ubu ni umuhutu cyangwa umututsi ibyo ntabwo byagakwiye ku bana b'Imana ni umutwa cyangwa umwega oya ahubwo twese turi abana b'Imana kandi ndagiye nkumva bari gusa nk'abakanyakanya gutyo yari idini ryo kurya hano kuri ADPR ahantu ntabwo ndibuze kwavuga ariko ADPR yari aho hantu hanyuma nyine mbona ntabwo bishimishije ubona harimo amoko cyane mbona nyine ni akantu ko kwironda urumva ko mu by'ukuri ibyo batangaje cyangwa se bavuze n'ipeza ryakozwe urumva ko nta kinyoma kirimo basanze ko ari byo ahantu hose nuko wenda batabagezemo ngo batunge mitoroshi ariko aho ngaho wenda niho hagaragaye kuko nyine ryagaragaye ntabwo ahantu hagaragaye inzu yahe ntabwo uhisha umwotsi niko bajya bavuga ariko hari n'ahandi ariko wenda aho niho hagaragaye ariko hari n'ahandi bigaragara ko bafite amoko bigaragara ko bagifite kwironda bigaragara ko bakunda bamwe bakanga abandi urumva bigaragara ko bakunda bamwe bakanga abandi bigaragara ko ije kuhayobora urumva bigaragara ko ije kuhayobora ije kuhayobora barakurwanya yego barakurwanya kugira ngo uhave babirwe n'umuntu bashaka yego ugiye wenda baguhagurukije wenda handi ngo tugende ujyeyo ube umuyobozi waho baraguhagurukira abantu baho bakakurwanya yego urumva ko usanga abaririmbyi nka batatu baririmba muri korali avuka na pasiteri ugasanga umudiyakoni ari uri mwaho agira icyo apfana no kwa pasiteri ugasanga umuntu uteka agira icyo apfana no kwa pasiteri urumva ni igikundi cy'ikidini cyangwa se ni igikundi cy'ikiryango abantu uza kubageramo wenda ari abantu runaka baraza kukurura bavuga ati uyu muntu atujemo gute katari mu bacu ariko ntabwo byagakwiye kuko Imana dusenga ni imwe n'ukuri barokore tujya mu ijoro Imana dusenga ni imwe Yesu tuvuga ni umwe birakwiye rero ko twera imbuto tukava mu bintu by'amoko tukava mu bintu byo kwanga umuntu ntacyo dupfuye kuko Yesu yaravuze umwenda dufite abantu wonyine uhari ni urukundo rero igihe amadini atangiye kugaragara muri urwango nta rukundo ruhari rurimo kandi na Kristo ntabwo bari muri iryo torero yego urumva ko benshi bagiye bababara ngo amadini arafunzwe n'amatorero agera ku bihumbi hafi 7 hafi nimba bitanarengaho ngira ngo ariko mu gufungwa urumva ko leta yari ifite impamvu yumvikana yo kuba yanafunga aya madini n'amatorero oya bayafunga numvishe ntababaye nukuri numvishe nta kibazo nagira warabaye kandi wari umuvuga butumwa subundi ari wakuraga umugati ntindukubwiye ko ubundi ntakibuvuga ngenda cyane umuvuga butumwa kandi n'ubundi abuvuga kandi naho ntajya mu rusengero insengero se umuntu avuze wavugira no kuri telefone turahamagara tukabwiriza nazo muzirahari nazo barazazifunga rero nibazifunga Imana izaca kandi kagira ntacyo bitwaye kuko icyambere ntago tuzaturgushyira abantu mu kaga
kuri telefone umva ntacyo byabitwaye kibi nuko twaba tukugambanira igihugu cyatuvuga ibintu biterekeranye ari ugusenga no kugana ijambo ry'Imana tugahugurana tugahumurizanya kuko muri bimwe babazizaga harimo no kuba ngo munyunyuza abakristo mukabaka amafaranga kugira mu basengere amamiliyoni hari bafunze umupasiteri ngo yatse miliyoni 10 aranazirya niyanakora ibyo yagomba gukora hari n'abandi batandukanye bagiye ngo abo nabayoboye amadini twe twabaga badutumiye tandukanye umutumirwa na nyururugo rero aravuga bikijyana kandi avuna umuhaki yongeza undi rero umuntu waje ari umushyitsi ntagamenye ibyabire mu gikari n'ibyakorewe aho ngaho uko abaje ari umushyitsi araho atagera rero abo kuvuga ngo barabanyunyuzaga ni ba nyiraho twe abavuga butumwa cyakoze wenda nanone hari abagendaga bakagenda bapatanye kabati we ni muzuga abwiriza ngiye cyangwa kubwira ati ngewe nushaka kunyimiti cyari kunyemerere ngewe itiki ndaryishakira yego kandi ndi bukwemo yose turayagabana bari bahari nabariko twebweho nyine abantu twahamagawe n'Imana turi mu muhamagaro ndetse turabavuga butumwa bubushake atari babandi bagahato bikiguzi babandi bari mu kazi twebwe ari naho twajyaga tutana amaguru tugatana amaguru tuvuye gusenga tugatana amaguru urumva rero twe nta kibazo dufite tubayeho n'ubundi twabayeho n'ubundi turiho kandi tuzabaho yego aha ari amajwi tugiye kuba twakwifashisha hanga reka nsemene dataze kuba yadushyiriramo maze tubashe kumva kuko numvise ko hari amadini amwe namwe agiye gufungurwa ariko kugira ngo ube wujuje ibisabwa n'ubundi kugira ngo tumenye neza ko ibisabwa byujuje by'ukuri ukwiye gufungurirwa uzajya kwirembo banze urebe koko ari byo ubundi wishyure maze ubashe gufungurirwa urusengero turaza guha telefone kugira ngo ukine aya majwi ushyire kuri ayo mamikoro wegerezeho kugira ngo abantu babashe kumva yego rurakomorerwa mu zirenga ibihumbi 7,700 zafunzwe mu mwaka ushize kubera kutuzuza ibisabwa ni amakuru yatanzwe n'umuyobozi mukuru wungirije wa RGB Dr. Usengumukiza Felicien mu kiganiro n'itangazamakuru ko hamurikwaga imirongo ngenderwaho kwivuga butumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda n'andi mabwiriza kuri ya 20 Kamena 2025. Intego y'imirongo ngenderwaho no guteza imbere imikorere iboneye mu ivuga butumwa no gukumira hakiri kare ikwirakwizwa ry'ubutumwa bushobora guteza amacakubiri urwango cyangwa bugahungabanya indangagaciro rusange z'abanyarwanda. Mu mwaka ushize RGB yakoze ubugenzuzi mu nsengero hafi 14,000 hafunga 7,709 zari zifite ibibazo bitandukanye bishobora kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abazisengeramo. Yasobanuye ko insengero zakemuye ibibazo byatumye zifungwa zizafungurwa hashingiwe kuri imirongo ngenderwaho kuko ari izakuraho urujijo ibigisubizo kubifuza ko zifungurwa hashingiye ku marangamutima yabo gusa. Umuyobozi w'ishami rya RGB rishinzwe imitwe ya politiki na societe civile Kazayire Judith yasobanuye ko iki kibazo cy'imyubakire ishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage cyagaragaye ku nsengero harimo izatangirwagamo inyigisho z'ubuyobe izabirirwagamo amacakubiri ndetse n'iziyoborwa n'abatujuje ibisabwa mu rwego rw'amashuri. Yasobanuye kandi ko ku bufatanye na Irembo hakozwe uburyo bw'ikoranabuhanga buzafasha gusuzuma ibisabwa n'insengero mu buryo bwihuse kugira ngo ibisubizo bizihute. Ikoranabuhanga rizatangira gukoreshwa muri Nyakanga 2025. Kaziri yatangaje ko kugeza ubu nta muryango ushingiye ku myemerere ubwo n'amadini n'amatorero uramenyesha RGB ko bamaze kuzuza ibisabwa byatumye insengero zabo zifungwa. Yasabye abayobozi b'amadini n'amatorero gusuzuma ibisabwa bakabyuzuza hanyuma bagashyikiriza RGB raporo kugira ngo izi nsengero zakemuye ibibazo zizakomorerwe. Urabangamye kandi nanjye kaniko kakamo umanuke gakesha nkuko rero wagiye ubyumva uretse aya majwi wumvise uburyo basobanuraga uko n'ubundi amadini n'amatoro yafunzwe ndetse n'uburyo agiye gufungurwa nuko abujuje ibisabwa bagiye kujya baca kwirembo wowe ukimara kubyumva ibintu bifashe gute rero numva yaga ari ikibazo bibaye kuko yaba ari byo aya madini bavuze kuko yagiye agaragarwamo n'iki kintu cyuko bagira ikintu cy'ingenga bituruka cyangwa cy'amoko cyangwa kirobanura byaba bikomeye cyane byaba ari ikibazo gikomeye ku bantu bajya mu ijuru ntago bikwiriye wenda bakerura niba barabaye abanyapolitike twabimenya kuko ni igisate kiyobokamana ndumva ari ibintu bisa nkaho bigoranye cyane none ndumva n'amasengesho abwo atari buze kubishobora ndumva amasengesho yaje kubisubira ibyo bintu biragoye ahubwo icyo numva ndumva niba koko byaragaragayemo gutyo ko bafite ivangura bakarebye abantu bagize ivangura bakagira ahantu babagororera siko byameze n'ubagiye bagira ahantu babagororera kuko burya umuntu umwe yaravuze arabanga ikirayi kiboze iyo kitagikuye mu bindi kiboze ibindi
ndumva abo bantu bagiye bagaragaho n'icyo kintu bakabakuye mu bandi bakagira ngo bagororera kugira ngo wenda n'aya matorero cyangwa amadini ava icyo gitutsi niko numva nabivuga. Yego aha mu byo twumvise ntago bakomoje cyane ku by'amoko, ahubwo bakomoje cyane ku bijyanye no kuba abujuje ibisabwa bafungurirwa isengero, harimo kuba ngo harimo guca ku irembo ubu ngubu. Kwanza nyine ku irembo nabyumvishije ku irembo urumva ntago ari igitangaza kindi cyaba kibaye wenda numva hisi igeze nyine ari kwishyura ku irembo ukishyura kugira ngo nimba wujuje ibisabwa koko hanyuma utangire urusengero rwawe rukore. none se uyoboye ko nyine ibi byose bisigaye bikorwa ku irembo mu Rwanda ariko ntabwo bizi, ariko harimo akantu akahe kantu mu Rwanda sisitemu dufite, umuyoboro dufite ugezeho ngo wayihereze n'ubushaka irangamuntu ibintu byose bisigaye ari irembo. Numva ntabwo igitangaza, ahubwo igitangaza no kubyumva ntibabyumvire. Icyo gitangaza cyaba gihari kuba babyumva ntibakurikize iyo sisitemu bagashaka kwigumura, ibyo byaba bibaye ikibazo. naho ubundi kuvuga ngo guca ku irembo kugira ngo bakomorerwe gufungura insengero numva nta kibazo cyaba kirimo. Nkuko umuntu ajya kubiza mu minsi yashize bavuga ngo amaturage yajya aca kuri banke, numva bibaye ikibazo. Ntabwo ari ikibazo n'undi dusanzwe tubitsa kuri mabanke. Niko njye mbyumva. Ntabwo byaba ikibazo, ahubwo ikibazo cyabonekamo nuko bazana iryo bwiriza ntibarikurikize. Gusa nyine urumva bamwe bazabaza kubibya nkaho bibyaza ariko bazabyemera ko kizana iki. Yego bazabyemera. Ariko uyu munsi dushaka kuvuga tutariko se ntago kwa barimo kubangamira wenda abakristo cyangwa se abashumba bamwe na bamwe, kuko kuri ubu ntago bamwe bagihari bamaze kugenda bagiye i Bugande, bamaze gutoroka igihugu nko kugitoroka. Bagiye i Bugande kuko babonaga amabwiriza bari gusa batayashobora. Ikindi amashuri bari gusaba ntibayafite. Ikindi mu bya theology ntabyo bafite. Urumva nyine bahisemo kwigiraho bikemewe kuba bayobora insengero nta mashuri batarize. Ndumva nabyo datari kubangamira abaturage. Hoya dufata bari kubabangamira, nta no kubabangamira guhari. Elia hari n'ikindi RGB yagarutseho muri ibi bintu by'ivugabutumwa. hari ukuntu umuvugabutumwa wajyaga ujya kumwakira, icyambere akazana ibikabyo byinshi, ikindi cya kabiri afite inyigisho zigumura abantu nk'izihubwo cyangwa se inyigisho z'amacakubiri. zo nyine buraza kutubwiramo zimwe kugira ngo abavugabutumwa benshi ugasanga barajya hari bakigisha inyigisho zidafite icyerekezo cyangwa se zo gushaka z'indonke, wenda reka mbivuge gutyo bashe kuzumva indonke buretse se gatoya. kubera ko nawe uri umuvugabutumwa, impamvu kubaje gutya nawe uri umuvugabutumwa. uyu munsi wa none twagiye tubona abavugabutumwa benshi baza kuri social media cyangwa se mu nsengero, ariko bafite inyigisho usanga ziri gupika ku bantu cyangwa se nanone zipika ku butunzi. ibyo ngibyo nabyo byagarutsweho. ibyo ngibyo urabivugwaho iki? ntabwo byemewe. bamwe nyine baragira ibishanga mugane wawe undi ntumije baragira ibishanga baragira ibishanga. numva hari benshi bafite igondi nk'iryo ryo kubwiriza berekeza ku mafaranga. ubwo barasebye baragaragaye bari batunzwe n'ibyo bintu bize gutya, ariko ndumva nyine babameneye umuceri mugana wa wundi. ntabwo nini bihangane barapoesha nyine mugana wa wundi, nuko nyine bavuga barihangana nyine bagendane n'ibigiriza ryaje. bamaze gutunga mitoroshi babona ibyo, kuko burya ntago ubuyobozi bwajya kuvuga ikintu butarakibonye. byaje bigaragara kenshi aho baje banafunga bavuga ngo uyu muntu bamuciye miliyoni 10 ko abeshya ngo azamusengera kire. bigaragara ko baje babuza abantu kujya kwivuza, bakavuga ngo mbe musenyera uzakira ntakire. urumva rero mu bigaragara niba baramaze gutunga mitoroshi bakabibona koko izo nyigisho ziba zagumura abantu, ziba zakerekeza abantu zipika ku mafaranga, barazihagarika batazahagarika barajya barisanga mu maboko atari ayabo. Yego barisanga mu maboko atari ayabo. Rero wenda turaza kwihuta cyane kuko dufite byinshi byo kuvuga. Ni n'ubundi umukristo usenya mu itorero rya ADPR, uyu nguyu uri mu karere ka
Kanyagatare uyu yaje kugararwaga yaje kuboneka cyangwa se mu makuru atari meza nubwo atakiri ku isi y'abazima yaje gupfa. Uyu nguyu yabeshye umugabo we ko agiye mu bukwe ariko si hagiye siwe yaragiye kuko yaje kugenda ageze i Kigali ngo niho haje mu bukwe ahubwo yase afata imodoka imwerekeza mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru ngo yaje kwisanga yapfiriye mu nzu y'umusore kandi si n'umusore w'umuntu umugabo nawe wari umupastor muri ADP arikaza kwirukanwa. Uyu nguyu akaba yitwa Valesi. Rero uyu mugore yaje gupfira muri nzu y'uyu mugabo hanyuma maze gupfa rero kuri ubu ngubu iperereza rirakomeje kugira ngo barebe icyamuhitanye ku mpamvu z'uko uyu mugabo Valesi we ari no muri kasho. Hanyuma mbwira abapasiteri ngo musigaye musambana ibintu nk'ibyo. Abase barasambana se bo ndumva ari inkuru nayo yabije ari ishyashya gusa nyine ari ibyagiye biba ariko ntibapfe ntihagira baza gupfa ariko niba bigezaho umupasiteri asigaye aryamana n'umukristo usanzwe bikaza kurangira umugore apfuye ni ikibazo gikomeye. Sinavuga ngo ntago basambana kuko aho bajya hose ntago nabandi kumwe nabo ariko nge ndumva umuntu umeze nk'uwo ntago ari umukozi w'Imana reka ndumva ahubwo ari nk'Imana yagaragaje ibyo bakoraga bikaba byagiye ku karubanda. Urumva isi muri byari ngo yameza amenyo isi yameza amenyo urumva rero tugeze handi simera amenyo nibimeza amenyo abayituye nabo irabamerera amenyo nyine niba ukoze ikintu witwikira umuhambaro w'upasiteri Imana igiye kugira gutwikura ugaragara uwo ari we. Aha ibaze nka Eliya umugore wakamubeshya ati ngiye mu bukwe mu karere ka Kamonyi agasohoka Kigali ureba hanyuma ukajya kumva ngo ari Cyangugu. Hasi baranajya kumufata we nabo baranajya kumufata ngo ngiye kumushyingura ngiye numva byaba bigoranye ntajya kumufata ngo mushyingura. Numva byapo nabyahe mama w'abana se nyine yaba ari mama w'abana ariko ukumva icyo kintu ngo umugore wanyasabye uruhushya agiye mu bukwe urumva amaze kunsaba uruhushya ngagiye i Kigali wenda dutuye hariya mu Nyagatare arenze i Kigali agiye arya muri Nyaruguru ni Nyaruguru mu majyepfo agiye mu majyepfo arasambanya amaze gusambana arapfuye cyane umva ntajya kumuzana ngo mushyingure atari icyaha icyaha cya mbere yakoze yambeshye cya kabiri hari ubwo buntu twahawe icya mbere hari itegeko rihana ku muntu wasambanyije umugore utari wowe agaguha apfuye oya ikibazo yakoze ibyaha bingahe yakoze ibyaha bibiri. Icya mbere yasabye uruhushya rwo Kigali arenga i Kigali yabeshe umugabo we. Icya kabiri yarasambanye. Icya gatatu arapfa yaragiye gutanga ibye ntago nibyo se biziye gute sikaba yasezeranye n'umugabo urimo aravuga ngo yaragiye gutanga ibye kubana nawe ntiyasezeranye kudatanga ibye. Oya biba ari ibyo umuntu yajya avuga ati ngiye nubwo dusezeranye ariko unyemerere nzambitanga ku ruhande urumva biba ari ibyo ngibyo wajya uvuga ati ngiye nubwo tujye gusezerana neye rwose nzajya mbitanga ku ruhande ariko kubera ko umugore cyakoze leta y'u Rwanda ntabwo yemera abagore babiri. Leta y'u Rwanda uje basanze muri system arurimo iyo sanze muri system warurimo warasezeranye ntabwo bagusezeranya barabisubika rero urumva uyu mugore nubwo yapfuye ariko rwose nyine ni bya bindi umugore yigeze abesha umugabo aramubwira ngo ngiye aha agiye kumva yapfiriye mu mpanuka ari ahandi hantu aho mubwiye ntabwo yari yapfiriye urumva hari igihe n'Imana ibibahanye Imana ibahanye ariko uyu mugore apfuye nabi cyane apfuye nabi aha kuri wowe ntago wamushyingura numva nyine mbone wenda kubyariye abana kagatima kuko nawe twarabyaranye wenda twaba twarigeze dukunda naho rimwe twaba twageze dukunda turi gufiyansana tukaza kubana wenda agatima gashobora kugaruka kumva ngo umugore yagiye gusambana yagiye arakubeshya cyo ni cyambere cya kabiri agapfa icya gatatu agasambana icya kabiri agasambana icya gatatu agapfa numva ngewe wenda nyine kireka agatima na kwa kundi umuntu arasenga icyo mvuga kubera ikintu biri kugenda bigaragara cyane mu bantu b'abadeperi abantu b'abadeperi cyane nibongere barekodinga hariya iwanjye urumva kuki bino biri kugenda bivugwa cyane mu itorero rya ADPR tukumva ngo Theo bose babireba tukumva ngo Silas Yesu ni ku murongo tukumva ndeyande tukumva aho bazi inshuti Michel ngo bakunda inzoga cyane tukumva nawe nabandi ngo bande nabandi byaravuzwe ariko ntabwo n'abafunzwe ajya muri gereza abandi bemeye abana abandi bemera ubusinzi none abantu uwo mugore nawe ngo ari umuririmbyi akaba n'umwadeperi rwose ngo ibyangombwa rwose ngo ari umwadeperi urimo neza ngo w'umuhanuzi ndetse hanyuma abesha umugabo ngo agiye mu bukwe i Kigali
ngo ageze i Kigali ngo buri bucye ubukwe buba ngo yaranamubwiye ati rero byaba byiza kugira ngo nakererwe ubukwe reka ngende ndareyo ubukwe buzaba ejo no kumva yagira ngo agende nagira ahita yikatira imodoka imujyana mu majyepfo arare kuri uwo mugabo hanyuma rero ngo yagiye ararayo koko urumva neza muri kwa kurarayo ngo bwarakeye mu gitondo ngo umugabo ati ngiye mu kazi buryamye ndaje hanyuma ngo agiye mu kazi umugore nawe ngo asigara aryamye ngo yaje gupfa biravugwa ko ashobora kuba yarazize imbabura ariko abandi ati ashobora kuba yararongowe agahera umwuka kuko ntago nabihagararaho ariko urumva nyine ikintu cyabaye ni igikorwa kitari cyiza kuko urumva iyo umuntu yapfuye buri wese avuga uko ashatse none uvuga igitangaje biravuga ko n'uno mugabo nawe yari umupasiteri ndetse ngo ajyaga anamutumira mu rusengero ngo akajya kubabwiriza ngo kandi ngo uyu mugabo nawe yahoze ari umupasiteri muri ADEPR ariko aza kwirukanwa none se ikibazo ntago wenda nabango na ADEPR ntago gifite ADEPR mufite ubusambanyi bukabije muri mwe yaravuze amavango hari ubutunzi n'uwaterwa ibuye cyangwa se satani ajya hari ubutunzi buri ubwo hari igihisha nyine muri ADEPR niyo mpamvu nibyo cyangwa ahubwo Imana yarabavumye yaduvumye gutese ntabwo yatuvumye yarabavumye kuko ngewe urumva nakuriyemo nabatijwemo nashyingiriwemo ngo nanone ntabwo nabatera amabuye ariko nanone urumva harimo satani kugira ngo harabike itorero ry'Imana ndumva rero niba yaragiye kubabwiriza nyuma agahindukira akajya gusambana akanapfirayo ni ikintu gikomeye kandi reka mbabwire hari igihe abantu bihisha mu mwambaro uko tubabona ntabwo ariko bari ndumva rero uyu mugore nyine ntabwo yari umwadepero umwadepero arasambana nta mwadepero usambana yasambana nuko bavuga ngo nta mudive nta muyisilamu nabo ni nk'abandi mu bigaragara ntabwo byari byo gusa iyi nkuru nyine irababaje twihanganisha n'uwenda n'umugabo we abajya kumufata mushyingura ariko ni inkuru ibabaje kandi ishenguye imitima y'abantu gusa ntabwo byari bikwiriye nk'abantu tuvuga ubutumwa ariko ibi bintu bikunze kugaragara ku bagore bavuga ubutumwa mu madini bikunze kugaragara mu bagore bavuga ubutumwa ko babwiriza nyuma yaho bagateretwa n'abapasiteri b'ahantu bagiye kubwiriza bakarya banasambana namwe bakanabishyura n'amazu ibintu ntabwo ari byo ku bantu bakorera Imana niba mwarakoreye niba mwariyeguriye Imana niba mwaramenye Imana ntabwo bikwiriye ko mwamera nk'abanyamahanga ntibikwiye ko bagoye kwifata uko babonye yego rero ibi biratanga ishusho uragira inama iki bano bagore bari kugenda ngo baravuga ubutumwa abandi ngo batashya amakwe abandi ngo mbese bakunda gusohoka ingo zabo ngo babeshya abagabo cyangwa se babwira abagabo babo ngo tugiye aha cyangwa se abagore bakunda kubeshya cyane abagabo babo niyo nama wabagira nama nabagira ko Imana iri kugenda bazababeshya abagabo babo zabazarangira bapfuye ndumva rero cyiza ahubwo ari ukwifata bakareka ibyo kuko nibatabireka bazabeshya bagende bapfa niba atanapfa mu buryo bw'umwe bazapfa mu buryo bw'umwe ariko wapfuye we yipfiriye ntabwo abazi ibyabaye ntabwo azi ibyabaye ariko yapfuye arimbutse banaga Imana yamwakira yamwakira gute se yapfuye banze gukora ibyaha yabeshya umugabo we wenda naho Imana itamuhana ariko ikintu cyo kubeshya umugabo we kizamukurikira wenda ariko tubikore mu yobokamana tubishyire mu buzima busanzwe urumva ko kubeshya umugabo agahenda umugabo afite ibyo byonyine bizamukurikira ntabwo roho yaruhuka inama rero nagira abantu b'abagore kwishusho ikugaga kubavuga butumwa ukabona umuntu ahugutse ari mu vuga butumwa muzima twaje tubabona babagore benshi batandukanye ejo akaba yahindutse ejo gatango batangiye kumwishyura ngo etage yo kubamo ejo akaba batangiye kumuha ibiki n'ibiki ukuba n'ibintu biri kugaragaza isura mbi mu gisata cy'yobokamana bari gutuma n'abantu turi gusenga ibyo turi gusenga abantu batabyemera ko turi gusenga by'ukuri nibagarukira rero bemerera Imana ikorere muri bo izina rya Yesu amen. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari abantu benshi bakomeje kugenda batubaza bati muze kutugiraho mutubarize ese aya madini araza kuba yafungurwa yose abantu bongeye gusenga bidegembye ariko reka tubasobanurire tubabwire ko n'ubundi ari buguzuze ibisabwa ariyo ari buze kongera gufungurwa bikagenda neza cyane ko kuri ubu ngubu nimba wujuje ibisabwa uregera n'ubundi ubuyobozi bwa RGB kugira ngo n'ubundi babashe kugenzura barebe koko ndetse n'ujya ku irembo nawe kandi bizabiguhesha icyizere ko bibuze kugenda neza kujya ku irembo no kwishyura amafaranga uzaba utegetswe kwishyura kugira ngo wongere gukomorerwa wongere ufungure itorero ryawe musenge n'abakristo uyoboye niko ibimeze hanyuma ndagira ngo Eliya n'ubundi ugira inama ndetse ugire n'ikintu uvuga ku bantu bamwe
bamwe bari baguye bibaza niba koko bazongera gusenga bakaba bari basubiye kubisindisha basubiye mu bijyanye nk'abo ngabo ushobora gusanga uyu mugore avuye muri Nyagatare akagenda akajya mu majyepfo gusambana yabeshye umugabo ko agiye mu bukwe ariko ugasanga byose bitewe n'uko wenda nta n'urusengero yari afite asengeramo ngo aruhukiremo wenda yumva umutima utuje yihana ibyaha akaba yaramaze igihe kingana amezi angahe atari make urabizi ko insengero zimaze igihe kinini zifunze ugasanga rwose nta nubwo aheruka Imana muri we ntibishoboka. ubundi bari basanzwe baraguye abo ntabwo bari bahagaze ku muntu Bibiliya yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera barimo gukomera bakora iby'ubutwari kandi Bibiliya irongera avuga ngo imfatiro z'umukiranutsi zasenywe nta kintu umukiranutsi yakora yasenga. Yego ariko nanone hari uburyo umuntu ashobora kujya mu rusengero hanyuma Satani harimo umushukashwa ngo kugira ahantu ajya akaba aratsinzwe. Dufite abantu benshi bagiye batangwanya bavuga ko bakiriye mu rusengero ntabwo uri buze kujya kuvuga ngo baba baraguye na kera turabyemera umuntu ashobora kugwa ariko uwo munsi ashobora kureka kwiba cyangwa gusambana yahungiye mu rusengero. Ntibishoboka nabyo birashoboka ariko ntibashakisha ahantu hari insengero ziri gusengwa ko hari zirahari nkeya zifunguye. None se nkubaze uburamutse uba ku Muhima bakubwira ngo urusengero rufunguye ruri i Gasanze ubu wava ku Muhima ukajya i Gasanze ko abantu bamwe inzoga se batega bakava mu Kigali bakajya mu ntara ni ikigare cy'abantu n'ubundi rero ugasanga wenda nk'umuntu nawe ati nsanga ngurira inzoga cy'umutima ukunze. none se ubu waba ufite urusengero hafi ntusenge wasenga hanyuma ikintu wenda twabagira inama buri wese nasenge ku giti cye kuko nibi byaranavuzwe byaranahanuwe ngo igihe kizajya umuntu agasenga ku giti cye rero buri wese nasenge ku giti cye ko urusengero dufite rwa mbere n'umutima izindi zose zakingwa ko turakomeje izacu zirakomeje. Rero ntabwo dusenga ni byiza bazifunga tukajya gusengamo na byiza twateranye guterana kwera ariko bibaye bitanashoboka bitanahari mwige gusenga ubundi buryo kubera yavuze ngo musengeshe umwuka iteka kandi ntimurambirwe kandi ikindi amazi si yayandi mwoge mpagaze. Yego ndagushimiye cyane wakoze kuboneka Imana iguhe umugisha. Amen ndabakiriye.